ukunda kumva bavuga ngo umugore utwite yagiye gupimisha inda. Ese ubundi kuki bajya gupimisha inda? Uyu munsi mu kiganiro cyacu tugiye kurebera hamwe zimwe mu nyigisho zihabwa umugore wagiye gupimisha inda. Iki akaba ari ikiganiro cyacu cya mbere mu gupimisha inda. Inyigisho ya mbere cyangwa se inyigisho za mbere zihabwa umugore wese wagiye gupimisha inda harimo kumenya ibimenyetso mpuruza bishaka gutuma agaruka kwa muganga mu gihe cyose abigize atwite. Ibi ni ibimenyetso 13 ugomba gufata mu mutwe wawe mu gihe utwite, mu gihe ugize kimwe muri byo ukaza kwa muganga. Ikimenyetso cya mbere harimo ko wava amaraso mu myanya ndangagitsina. Ubundi umugore utwite ntago agomba kujya mu mihango cyangwa se ngo agire amaraso mu myanya ndangagitsina. Ibi ngibi bishobora kuba ikimenyetso cy'uko inda yawe ishobora kuba iri kuvamo cyangwa watwitiye ahandi. Twaganiriye ku bintu bishobora gutera umugore ko yava amaraso mu myanya ndangagitsina atwite, wakongera ukakireba ni kimwe mu biganiro twakoze. Iki nicyo kimenyetso cya mbere umugore wese bigishwa mpuruza kimuzana kwa muganga, cyane cyane ari mu gihembwe cya mbere cyangwa cya kabiri atwite, kugira ngo bamufashe mu gihe yakigize. Ikimenyetso cya kabiri mpuruza kigishwa umugore utwite harimo kuba wagira ururenda mu myanya ndangagitsina cyangwa se amasohoro bitewe n'ikinyarwanda ukoresha. Urwo rurenda rero bari ikimenyetso cy'uko ufite ama infection yo mu myanya ndangagitsina. Rero ama infection mu myanya ndangagitsina si meza cyane kuko abashaka kugenda akajyana no ku mwana akaba yatuma inda ivamo itaje igihe cyangwa se umwana akavuka atagejeje igihe. Bari byiza rero iyo utangiye kugira urwo rurenda ko wajya kwa muganga bakaguha imiti bakagukiza ayo ma infection. Ushaka kumenya byinshi ku ma infection mu myanya ndangagitsina, hari ikindi kiganiro cyo twakoze ku ma infection mu myanya ndangagitsina, wakireba hano ku muyoboro wacu wa Youheal. Ikimenyetso cya gatatu mpuruza kigishwa umugore wese wagiye gupimishwa inda harimo kuba wamena isuha. Kumena isuha ni ikimenyetso mpuruza kikuzana kwa muganga iyo utwite. Ushaka kwibaza se iyo isuha ni iki? Ubundi uyu mwana ari mu nda ntago aba ari wenyine, aba ari kumwe n'ibindi bintu bibiri by'ingenzi. Harimo ingobyi ayo twita placenta imufasha no kunywa amaraso. Hakabaho ikindi kintu kimeze nk'ikizu kiba kirimo amazi. Ayo mazi niyo twita isuha. Rero kugira ngo ayo mazi ameneka nuko icyo kizu kiba cyacitse amazi akavamo akameneka. Mbese nkuko wafata inzu ikinze neza agafata umuryango ukawuca ukawukuraho ibirimo bigasohoka. Rero iyo icyo kizu cyacitse umugore akamena yasuha cyangwa se amazi akavamo, kandi n'amazi aba afite akamaro umwana arembwa n'impyiko ze harima inzira. Iyo nzira rero ama infection abashaka kuzamuka cyane cyane akaba yakwangiza ahantu umwana ari, inda ikaba yavamo itageje igihe. Rero umugore wese wamenye isuha agomba kuza kwa muganga. Nk'iyo agejeje igihe cyangwa se ari hafi kugeza igihe kuri 34 kwa muganga tutwitamo no kuba twamubyaza kugira ngo nyine turinde wa mwana. Ikimenyetso cya kane harimo kuba wagira umuriro mwinshi. Umuntu wese ugize umuriro mwinshi niyo waba utwite aho udatwite ni byiza kuza kwa muganga. Umuriro ni ikimenyetso cy'ama infection, cyane cyane ushaka ufite malaria. Urabiziko ko mu gihugu cyacu tukunda kugira malaria cyangwa ufite ama infection mu myanya ndangagitsina cyangwa se ama infection mu myanya yo mu nkari cyangwa se infection zose akenshi ukunda kurangwa no kuba wagira umuriro. Mu gihe cyose utwite nk'umugore ugomba kuza kwa muganga wagize umuriro bakakuvura kugira ngo bigufashe nkawe nk'umugore kandi birinde n'umwana wawe. Ikimenyetso cya gatanu harimo kuba waribwa mu nda, cyane cyane kuvuga mu kiziba cy'inda hano hasi n'umugongo. Iki ngiki gishobora kuba ikimenyetso cy'ibintu byinshi cyane bitandukanye, cyane cyane nk'ari mu gihembwe cya mbere cyangwa bishobora kuba ikimenyetso cy'uko inda yawe iri kuvamo nk'ibiri kumwe no kuba wava amaraso mu myanya ndangagitsina, cyangwa se ikaba ikimenyetso cy'uko ufite ama infection yo mu nkari cyangwa mu myanya ndangagitsina, cyangwa se nk'iyo mu gihembwe cya gatatu bikaba ikimenyetso cy'uko watangiye kugira ibise ugiye kubyara. Niyo mpamvu umugore wese atangiye kuribwa mu nda n'umugongo cyane cyane mu kiziba bimurekura aba agomba kuza kwa muganga. Ikimenyetso cya gatandatu gituma twigishwa umugore wese waje gupimisha inda kigomba kumuzana kwa muganga cyo ikimenyetso cy'impuruza harimo kuruka bidasanzwe. Kuruka bidasanzwe ntago ari kuruka rimwe gusa. Kuruka bidasanzwe ni kuruka kenshi cyane mu munsi, kuruka biri hejuru cyane cyane biri hejuru ya gatatu kane ku munsi, bigatuma ucika intege, ntubashe kurya, ntubashe kunywa, rimwe na rimwe ukaba wanakwikubita hasi.
iki ni ikimenyetso iyo utangiye kuruka bidasanzwe ugomba kuza kwa muganga, ko kenshi ushaka gutakaza amazi menshi mu mubiri, impyiko zawe zikangirika, umutima ukangirika, mbese mu bintu ukore neza. Niyo mpamvu umugore wese uruka bidasanzwe cyane cyane mu gihembwe cya mbere aba agomba kuza kwa muganga. Iki nacyo ni ikimenyetso mpuruza. Ikimenyetso cya karindwi kizane umugore utwite kwa muganga mpuruza harimo kubura umwuka, cyane cyane iyo bibayeho byihuse bikata biza, kuko kenshi abagore batwita akunda kugira ikibazo cyo kugira umwuka muke, ariko iyo bibayeho byihuse bikahita byiyongera ku rugero rudasanzwe, kumva uri kubura umwuka ku rugero rudasanzwe, ugomba kuza kwa muganga, kuko kenshi hari bishaka gusanga hari ibintu by'ibibumbe byajya bigafunga imitsi ijyana amaraso mu biha ntibibashe kubona amaraso neza ngo bikore neza, ibyo twita pulmonary embolism. Ibi kikaba ari uburwayi butari bwiza cyane buba bushobora kwica nk'umugore. Mu gihe cyose wumva utangiye kubura umwuka ku rugero rudasanzwe ugomba kuza kwa muganga. Ikimenyetso cya munani harimo kuba wagira uburibwe mu mfundiko, cyane cyane ugasanga imfundiko cyangwa ukuguru kumwe kwabyimbye kurusha ukundi, cyane cyane ukuguru kw'ibumoso kwabyimbye kurusha ukundi, ukagira uburibwe mu mfundiko. Ikindi gishobora kubera ikimenyetso cy'uko imitsi yo mu mfundiko nayo yatangiye kuzamo bya bibumbe byayifunze. Iyo bifunze iyo mitsi, ibyo bibumbe nibi cyane biba bishana byo kuba byazamuka bikajya ku bihaha, bigatuma igihe cyose nayimaze kubabwira cya pulmonary embolism cyo kwiha bitari kubona amaraso neza kubera ko ibibumbe byagiyemo, noneho ukaba watangira guhumeka nabi, bikaba byakugiraho ingaruka harimo no gupfa. Mu gihe cyose rero umugore utwite ugasanga kumwe kwabyimbye kurusha ukundi, cyane cyane kw'ibumoso no kukurya cyane cyane mu mfundiko, ugomba kuza kwa muganga. Ikimenyetso cya 9 harimo kuribwa n'umutwe, cyane cyane uri mu gihembwe cya kabiri gisoza cyangwa se cya gatatu, cyane cyane kuva ku mezi 5 kuzamura. Aha ngaha bishaka kuba ari ikimenyetso kigaragaza ko watangiye kugira umuvuduko utwite. Hari abantu usanga batagira umuvuduko w'amaraso mwinshi, ariko yaba atwite akagira umuvuduko w'amaraso mwinshi kubera ingobyi y'umwana ishobora gutuma umugore agira umuvuduko w'amaraso menshi. Ibi ngibi kenshi bikunda kuranga nuko umugore usanga afite umutwe udasanzwe, yafata n'ibinini by'uburibwe agasanga ntabwo uri gukira. Iki rero ugomba kuza kwa muganga, ko kenshi basanga umuvuduko ukabije bashaka kugerageza umuvuduko bakawugabanya, byakwanga bakakubyaza bakaguha umwana wawe, cyangwa se inda bitagejeje n'igihe inda bakayikuramo, ko baba bagomba kurengera kwa muganga ubuzima bwawe mbere na mbere, kuko nawe utariho n'ubundi n'uwo mwana ntabwo yabaho. Ikimenyetso cya 10 harimo kuba wareba ibikezikezi. Iki ni ikimenyetso kigaragaza ko ushaka kuba ufite umuvuduko w'amaraso mwinshi. Ushaka kuba rusanga ngo ufite bwa mbere utwite udatwite ukiyongera utwite, cyangwa ukaba warazanye nini, cyane cyane nk'uri kureba ukabona ibintu uri kwibona neza nyine, ibyo biti bikezikezi. Ni ikimenyetso kigaragaza ko ushaka kuba ufite umuvuduko w'amaraso menshi. Ikimenyetso cya 11 harimo kuba waba uri kunyara, ukumva aho uri kunyara urababara cyangwa harokera. Nacyo ni ikimenyetso cy'uko ufite ama infection yo mu nkari. Aha ngaha nabyo ugomba kujya kwa muganga bakayakuvura, kuko iyo batakuvuye birangira ageze ku mwana wawe akaba yagira ikibazo. Ikimenyetso cya 12 harimo kwishima mu myanya ndangagitsina. Iki nacyo ni ikimenyetso kiranga ko ufite ama infection mu myanya ndangagitsina, cyane cyane nka candida. Ayo ma infection iyo atavuwe angira ingaruka ku mwana utwite. Mu gihe cyose watangiye kwishima mu myanya ndangagitsina, ukaba uri kujyana rwa rurenda nababwiye mu myanya ndangagitsina runuka cyangwa rusa nabi cyangwa rudasanzwe, uba ugomba kuza kwa muganga mu gihe cyose utwite. Ikimenyetso cya 13 harimo kutumva umwana akina mu nda. Ubundi umugore atangira kumva umwana akina mu nda byibura hejuru y'amezi 5 kuzamura, kuko ntabwo yindi kirasi ntabwo umwana wumva akina mu nda. Rero niyo waratangiye kumva umwana akina mu nda, ukumva bibayeho ko niba usanzwe umwana akina mu nda, ukumva bibayeho ko haciyeho umunsi umwe 2 umwana atari gukina mu nda, cyo ari ikimenyetso mpuruza cyo kuzana kwa muganga, kuko kenshi bishatse kuvuga ko umwana ashobora kuba atangiye kugira ikibazo mu nda. Niyo mpamvu mu gihe cyose wumva ko umwana akina mu nda utakiri kumwumva akina mu nda, ugomba kuza kwa muganga kugira ngo barebe umwana wawe niba nta kibazo afite. Hanigera none biba ngombwa ko byatukuryaza n'icyo gihe. Ibyo bimenyetso byose mbabwiye uko ari 13 ni ibimenyetso mpuruza umugore wese waje gupimisha inda kwa muganga. Umuganga aba agomba kumusobanurira, akamubwira, akabifata mu mutwe we,
kugira ngo mu gihe agize kimwe muri byo aba agomba kuza kwa muganga abakabasha gufashwa n'abaganga. Iki cyari igice cyacu cya mbere mu gupimisha inda, aho turebeye hamwe ibimenyetso mpuruza bizana umugore kwa muganga. Tuzakomeza tugire ibindi biganiro bikurikiyeho byerekeranye no gupimisha inda, aho tuzarebera hamwe urugero nko mu kiganiro gitaha mu nyigisho zerekeranye n'imirire y'umugore utwite, ndetse n'ibindi byose n'izindi nyigisho zishamikiyeho buri umugore wese yagiye gupimisha inda kwa muganga agomba guhabwa, ndetse hamwe n'ibindi byose ushaka gukorerwa mu gihe agiye gupimisha inda. Ndagushimira cyane ukomeza gukurikira umuyoboro wacu wa Youheal, ngusaba gukomeza gukora subscribe kuri channel yacu kugira ngo bashe kudutera inkunga ibiganiro bikomeze kugeraho. Ushobora no kuba wabwira undi mugore cyangwa undi muntu wese ukeneye inyigisho zerekeranye n'ubuzima akaza kuri channel yacu akareba ibiganiro byacu agakora subscribe, akora na subscription. Mwakoze, mwari kumwe na muganga ufite inema Aristide, nawe utaha.